ikintu cyambabaje ni uko uwo musore wamuteye inda ntabwo yigeze amushaka, n'iyo nda nayo ntabwo yigeze yibyara. byagenze gute yivanyemo? Kubera ko ikintu nkundira abakobwa b'isugi, umukobwa w'isugi aragorana no kumutereta biragorana. So ni wa muntu nyine usanga kenshi umuhungu iyo muri mu rukundo agenda agutinza gake gakeya avuga ati ntabwo amafaranga aragwira. Ibyo bimeze gute? So impamvu rero Hello once again my people, mumeze gute? Nanjye meze neza, ngira ngo muri kubibona rwose akamwenyu ni kose ku maso, ndakeye meze neza. Nizere ko namwe rero mumeze neza aho muri hose, aho muba mudukurikiye rwose uri kwirebera YouTube channel yawe ugakanda kuri The Next TV, ujye wibuka kuri subscribe, share and comment, nakande no kukazogera kugira ngo notification zizajye zikugeraho gatanu kuri gatanu. Aracyari Ange, turagarutse mu kiganiro The Cocktail, uruvangitirane rw'ibintu cyangwa biterwa naho turuka. Hari abavuga uruvangitirane cyangwa uruvangitiranye rw'ibintu bitandukanye. Tugarutse mu kiganiro rero The Cocktail hano kuri The Next TV, tuzanye umutumirwa nkuko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi, buri munsi uko tubahaye ikiganiro haba harimo n'umutumirwa, ariko uyu munsi rero umutumirwa dufite araza kuba abiyibwira kugira ngo dutangire tuziranye tugaruka no mu bice byacu by'ikiganiro. Umutumirwa umeze ute? yameze fresh, Umeze neza cyane? yameze neza cyane. Baravuga ngo fata bitanu, ubwo rero ujya gufata bitanu Ntabwo mbizi ibyo, aba ari ugusuhuzanya. ari ugusoza. Ariko umeze neza. Yameze neza cyane. Natwe tumeze neza. Watangira wibwira abantu badukurikiye bafite amatsiko bari kureba iki kiganiro The Cocktail? Amazina yanjye nitwa Riderborn. So nkaba ndi umuhanzi, ndi n'umukwiziniye. Kubera icyo uri proud yo kuvuga ngo uri umukwiziniye? Hari abantu benshi badakunda kwivuga ngo njye ndateka, kubera icyo uri proud yabyo? Njye nuko ndabikunda kandi nibyo nigiye cyane cyane. Urabikunda? Ngomba kuba proud yabyo. Ni nabyo wize? Nibyo nize. N'ubu ngubu nibyo ukora? N'ubu ngubu nibyo nkora. Yego, Riderborn ngira ngo mwamubonye atangiye avuga ngo ni umuhanzi. Uyu munsi dushobora kuza kuba turi buririmbe, ariko turaza kubimenya. Riderborn, iyo umunsi wawe wagenze neza uba umeze gute? Iyo umunsi wanjye wagenze neza nuko naba mfitanye amakimbirane n'abantu, nabyutse nsenga Imana. Yego. Akazi kanjye ngakora neza nk'uko bikwiye. Ndumva nta kindi kiruta ibyo ngibyo, ibintu byanjye aba ari fresh. Yego, umunsi wawe ukaba wagenze neza, ntabwo ujya ushonga akaruhago? Wapi. Ni ibya kera ukina za karere. Reka rero twihute tujye mu gice cyacu cya mbere, aricyo The Cocktail Topic, aho tugira topic tugarukaho. Ngira ngo umutumirwa we mwamubonye, yamajije kuhagera, yanabibwiye turi buze kubana muri iki kiganiro. Riderborn ngira ngo muri kumubona. Rero reka tubanze tubabwire topic tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi. The Cocktail Topic ni gutinda gushaka biri guterwa n'abahungu muri iyi minsi. Ese koko nibyo Riderborn? Gutinda gushaka biri guterwa n'abahungu? Oya, ntabwo ari kubera iki muri kudutinza? Ntabwo ari twebwe, ntabwo ari twe. Biterwa n'iki? Ikibazo kiri ku bakobwa. Umukobwa mujya mu rukundo, namara kujya mu rukundo ugasanga nyine umukobwa urukundo murimo ni urw'ibintu rumeze nk'aho nyine ari scam ukuntu. Urabona noneho hari igihe bukundana n'umukobwa,
noneho mwamara gukundana ugasanga abakwaka utuntu tw'ibiceri ibiki, noneho hari n'undi ku ruhande nawe yaka amafaranga, noneho hari n'igihe kigera cyo kubana, mwenda kubana ugasanga ariko nanone ugasanga nyine ntabwo n'abo bantu baba badashobotse. Ukuntu badashobotse, hari igihe uba usanga umukobwa mukundana, hari n'undi mukundana. Ubwo se urumva wowe ushobotse bwo? Njyewe kuri njyewe sibyo, imba ndi bize mu gushaka amafaranga, wenda turi gupanga ku bana. Yewe. Hari n'undi nawe bari gupanga ku bana. Kandi nawe hari undi ufite ku ruhande atari wa wundi muri gupanga ku bana. Twebwe aho ngaho ahantu bituruka ni kuri mwebwe. Ni kuri mwe. Gute? Ugasanga noneho njye niba twatugeze mu gihe cyo kubana, hanyuma ngahita mbona ukoze ubukwe n'undi muntu, cyangwa se nkabona uhise utwite inda itari iyanjye. Arumva ni ibintu biba bibabaje, ugatekereza amajoro ubura udasinziriye muvugana n'umukobwa kuri fone, murira ahantu, musohokana, mugurira iki, nyine ibintu byinshi. Hanyuma kandi abakubwira ko ari wowe akunda gusa. Hanyuma ukabona nyine atewe inda n'undi muntu, cyangwa se ukabona rimwe yifotozanya n'abandi basore, nyine amafoto ameze ukundi kuntu y'urukozasoni. Andi mafoto ubu navuga ko amafoto ari amafoto ameze gute? Muze kutubwira muri komenti nk'ayo mafoto wari gutekereza ayahe mafoto, ariko atubwiye ko ari amafoto nyine aba atari attractive kuri wa musheri wiwe cyangwa kuri wa mukunzi wiwe, ku buryo nyine aba avuga ati n'ubundi ndi kubona utakiri uwanjye. Ni ukuvuga ngo uko wakwifotozanya wenda nk'umuntu mukorana, cyangwa nka musaza wawe, biba biri totally different. biba biri different cyane nyine n'undi muntu wese. Yego, ndumva bihirikiye ku bakobwa ngo nibo bari kubigiramo uruhare cyane, ariko se usanga kenshi umuhungu iyo muri mu rukundo agenda agutinza gake gakeya, avuga ati ntabwo amafaranga aragwira. Ibyo bimeze gute? Impamvu rero hari igihe ni ukuvuga ngo hari igihe wenda mwiha nk'igihe runaka cyo gushaka amafaranga kugira ngo mubane, ariko ugasanga umubebe nyine nta kazi afite, aba agenda agusaba nk'amafaranga make yo gukoresha utuntu n'utundi, n'andi nyine akubwira ngo hari abashuti banjye tugiye gusohokana aha n'aha. Icyo gihe rero n'ubundi mwanasohokana ugasanga yazanye nabi we. Ya mafaranga uba warasevinze aba ari kugenda nyine ayagabanya, ariko n'igihe kiyongera cyo gushaka wa mubare mushaka kugira ngo mubane. Tutibanze cyane kuri urwo rukundo, wenda hari urukundo akenshi na kenshi njya nkunda kubibona, hari urukundo usanga umukobwa ari we uri dependent cyane, nyine udipendinga, nako umuhungu ari we udipendinga ku mukobwa, ari ayo mafaranga akaba ari umuhungu yamwaka, nyine n'ibindi bintu akaba ari we ubimwaka. Noneho ugasanga ari kugutinza kugushaka. Ibyo bihagaze gute? Ni ukuvuga ngo ibyo bintu hepfo nari mvuze, iyo byagenze gutyo wowe uhita umera nk'umuntu ugiye muri depression, ukajya ubona urukundo ari scam. Noneho iyo ukundanye n'undi muntu, kuko wowe uba uzi ibyo uvuyemo, uhita ubifata nk'ibisanzwe, nyine ukumva urukundo nta kintu rukubwiye. Wajya ugira akabazo kuko we aba agukunda, akakubwira ati nkeneye iki n'iki, bikagenda gutyo, ugasanga nyine ibintu byose bibaye nk'akavuyo. Ubwo akenshi na kenshi kugira ngo umutipe abe yagushaka cyangwa umuhungu haba atinde kugushaka, ni depression iba yajemo y'urukundo yavuyemo. Hagiye hazamo depression y'urukundo yavuyemo. None se wenda nk'urugero nkanjye, mfite wenda nk'umuntu dukundana, yashobora kuba dukundanye wenda nk'imyaka 2, twarihaye 3 kugira ngo tubane. Ukaba wenda ufite nk'akazi kaguhemba wenda nka 1/2 wumva wishimiye,
n'undi musore nawe kamuhemba nta kibazo mufite, hanyuma mukavuga ati rero igihe kirageze ngo tubane, ariko ndabona aha hantu ndi amafaranga bari kumpemba wenda kugira ngo bizagende neza naba mavuye nkajya nko gukora nk'ahandi wenda, nkareba ko icyo gihe cyagera dufite amafaranga ahagije tukabasha kuba twagura isambu n'ibiki byose tukubaka. Ukavuga ati mu gihe kingana gutya wenda nzajya kugusura cyangwa nawe uze kunsura, ukagenda, wamara kugenda ukagerayo, wamara kugerayo umukobwa mukajya muvugana kuri fone, hanyuma wazajya kumusura ugasanga atwite inda itari iyawe. Kandi noneho iyo utamuri hafi hari ukuntu nyine baba bakubwira utugambo ukuntu ntabwo abacantege bahabura. noneho we wamubwira akakubwira ngo ni ukubeshya ntabwo ari byo. Nta kibazo, ukazafata tayimu ukajya kumusura, wenda baba banaguha n'amafoto y'umuntu bakundana ariko wabimubwira nyine akubwira ati ntabwo ari byo. Ukazajya kumusura, wajyayo mugahura mukaganira, hanyuma ugasanga nyine afite inda itari iyawe, usanga nyine ibintu biguteye agahinda cyane. Aho icyo gihe rero iyo usanze wenda afite inda itari iyawe cyangwa atakikwishimira nka mbere cyangwa bitakimeze uko byari bimeze, wareyakitinga gute? Ntabwo ari ibintu biba birebetse neza, nk'umuntu muba mwarahereye kare muziranye mukundana mumeze neza, hanyuma nyine waza ugasanga hari undi muntu wakwinjiriye akamusetsa kukurusha. Ntabwo nyine aba ari ibintu byiza, biragukomeretsa cyane. Ugasanga ukurikiyeho niwe ugizweho izo ngaruka zo kuba atashakwa vuba. Atashakwa vuba cyangwa nyine bihita bidindira. Gusa nyine hari abajene bavuga ati n'ubundi nta kibazo reka nkomeze, ariko twese nyine ntabwo tuba tubyumva kimwe. Kuri kubivuga ubabaye nk'aho byakubayeho? Biriya bintu birababaza cyane. Byakubayeho? Tubwire rero ukuntu byagenze. Wenda umukobwa ntabwo ndibuvuge uwo ari we. Yego. Njye nakundanye n'umukobwa, dukundana igihe kitari gito. N'ababyeyi barabimenya, twenda nko kubana nyine. Ndavuga ati rero ahantu ndi ntabwo akazi kari kugenda neza nk'uko mbishaka, reka njye gushaka ahandi hantu akazi. Napurayinga ahantu akazi ndakabona, kamwe mu mafaranga nayo nishimiye, ngewe ndakora. Nyuma nyine nkajya numva sitori z'uwo mu baby akambwira ngo ndagukumbuye ibiki. Nambwira ati rero nzaza next week, niwe wihanganye ntaribi, naza nkamusura tukajya iwabo tukaganira, urukumbuzi rwashira nkongera ngataha nkajya musubira mu kazi. Nyuma yabwo rero igihe cyaje kugera banyiba telefone, bamaze kunyiba telefone nk'ukwezi kumwe, umukobwa nongeye kumuvugisha nyine nkajya numva yarahindutse. Hashize ukwezi mutavugana barakwibye telefone? Tutavugana. Najya muvugisha nyine nkumva yarahindutse, ntabwo ari kumvugisha nk'uko twari dusanzwe tuvugana. Yego. Ariko njyewe nyuma nyine hari amakuru nakajya numva ko hari umusore wundi bakundana, ariko ntabwo njye nabihaga agaciro cyane. Ntabwo nabihaga agaciro kubera ko bitewe n'ukuntu nari muzi, n'ukuntu nari mufata, n'ukuntu yamfataga, ntabwo nabihaga agaciro nyine tu. Naje gusanga nyine nsubiyeyo kuza kumusura, ariko nagiyeyo mutunguye, namubwira ko mukumbuye, nyine akambwira ukundi kuntu bitandukanye n'ibyo akajya ambwira. Nyuma rero nzajya kumusura mutunguye, nsanga ari no mu kazi, ariko murebye nyine mpita mbona umukobwa aratwite. Ikintu cyambabaje ni uko uwo musore wamuteye inda ntabwo yigeze amushaka, n'iyo nda nayo ntabwo yigeze yibyara. Byagenze gute?
yivanyemo simbizi niba ko yabigenje ntabwo mbizi, ariko umwana ntawe uhari. umwana ntawe uhari. Ihangane ariko ngira amatsiko kuri icyo kintu. Abantu benshi bagenda bibaza ese kuki abahungu bari kugenda badindiza ikintu kijyanye no gushaka. Hari ibyadutse, tuvuga urugero, turakundana, nje kugusura, nkamara icyumweru nkongera nkasubirayo. Ababyeyi bari kugenda bagaruka kuri icyo kintu, kuki byaje ko kuba wabana n'umuntu cyangwa mugashakana ari byo twita kuba uri married, ubanza kubana n'uwo muhungu mugiye kubana cyangwa n'uwo musore mugiye kubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero icyo kintu ahantu gituruka, uba usanga wenda umusore arakubwira ati wenda, ariko biterwa n'uko mu rukundo rwanyu mwabanje kurwubaka. Hari ukuntu ushobora kubaka n'umukobwa urukundo, wenda mukajya muryamana ariko iwanyu batabizi, mukazagira igihe cyo kubana, n'ubundi nyine muba mumeze nk'aho n'ubundi mubana ku yindi sayidi ariko abantu batazi. Niyo mpamvu rero usanga n'ubundi nyine biterwa n'uko urukundo rwanyu mwarwubatse. Hari n'umusore ukubwira ngo njyewe ntabwo twabana utabanje kuba numve niba ugipfundikiye, cyangwa se niba ubyanze ntacyo bitwaye, ariko ninsanga udapfundikiye waranyimye ubwo bizaba ikibazo. So rero umukobwa n'ubundi iyo yahaye abandi nawe yumva ari ibintu byoroshye, akaba arizo ziri kuba intandaro zo kuba yavuga ati n'ubundi icyo nari mfitiye amatsiko cyangwa icyo nari ntegereje mu rugo rwanjye nifuzaga n'ubundi nakibonye mbere. kubera ko ikintu nkundira abakobwa b'isogi, umukobwa w'isogi aragorana no kumutereta biragorana. So ni wa muntu nyine utapfa kubwira amagambo yose wishakiye. Ikindi we aricara agashishoza, se umuntu njye niba nari nsanzwe nambara imyenda igera ku birenge, akaba yari afite amatsiko yo kundeba nambaye ubusa tutarabana, ubwo nabibona ubwo azaba akinshatse. Ese ababyeyi banjye bazavuga gute mu gihe namwerekanye iwacu, inshuti zanjye zimuzi, tukabona turashwanye habura wenda nk'icyumweru tubane, ubwo bazabifata gute? Usanga nyine kuko we aba azi icyo acecekanya ubusugi bwe, ntabwo yakwemera ko muryamana mutarajya mu mategeko. Ariko ubwo nyuma y'amategeko arakubwira ati ubu ndi uwawe, nta muntu tugusangira kabisa. Yego, none se ku giti cyawe uri kumva kubera iki hari kubaho nyine iryo dindira cyangwa uwo mwanya wose munini wo kuba wategereza gushaka? Hari n'abavuga ati njyewe ubwo nshatse ngize amahirwe. So wenda nkanjye nyine ubwo ubuzima bw'urukundo ntabwo njya mubamo kubera ko nagiye mpura n'abakobwa kenshi bagiye batandukanye, buri wese akambwira ibye nyine bye. Hari igihe uhura n'umukobwa mugakundana, mwamara gukundana mwajya wenda ku kintu cyo kubana akakubwira ngo njyewe ntabwo ndagira igihe cyo gushaka. Ukibaza se nk'umwanya wenda umuntu aba yarataye nk'amajoro muramuvugana kuri fone, uzi ko wenda bizabyara umusaruro, bakubwira ati wapi. Ariko bikunze kuba cyane cyane ku bakobwa bafite amafaranga. Umukobwa udafite amafaranga niwe uhita wemera gushaka. Umukobwa ufite amafaranga ntabwo yashaka umugabo, sinzi impamvu. Kubera iki se? Wenda wansubiza impamvu bakamudashaka. Ngeze ko nayo mfite. Hari umukobwa nyine aba ufite amafaranga ariko ugasanga none ashaka kubyara umwana umwe, ariko uwo mwana we akaba atabana n'umugabo we, bakabana n'umwana we nyine bakaba muri ubwo buzima.
kwanga wenda niba yaramenyereye kwitahira amajoro avuga ati njye ninshaka umugabo ntabwo azajya mbuza gusohokana n'abandi bantu nshaka, biva mu ibyo bintu byose. Abantu mudukurikiye ngira ngo muri kumva kuri topic twagarutseho, gutinda gushaka biri guterwa n'abasore. Ese mwebwe bakobwa byo bimeze gute? Ko muri gushinja ko abasore ari bo bari gutinda kuba babashyira mu mago cyangwa kubashaka, ariko Redbone ari kutubwira yuko n'abakobwa bafite amafaranga cyangwa n'abakobwa bari kubigiramo uruhare, kubera yuko yamubonye cyangwa amatsiko yashize, niyo mpamvu ahita avuga ati njyewe rwose weho ndumva ku bana biri kure. Muze kujya muri comment section mutubwire ese koko mw'abahungu kuki muri gutinza gushaka? Hari igihe usanga umukobwa noneho akakubwira ngo njyewe ntago kari akazi ukora ntago ngakunda. Akumva ko wakora akahe kazi se? Simbizi, wenda ushobora kuba warigiye nk'ikintu aricyo watakaje nk'amafaranga yawe, akakubwira ngo njyewe ntago nakundana nawe ukora kari akazi. Ariko n'ubundi ukareba nindeka akazi gukundana n'uriya muntu n'ubundi nawe ushobora gusanga hari ibyo akora njye ndakunda kandi nanjye agomba kureka, ukabona nyine ntabwo byakunda. Bagume bari single? Uko mvuze single ugahita wumirwa? So ni ukuvuga ngo wenda nkanjye, urugero nkanjye kuba ameze gutya mba numva nta kibazo mfite. Uri single? Mba numva nta kibazo mfite, niba udukire twanjye n'utumbonye nkavuga ati mu rugo biragenda uko cyangwa ku cyanya igiti ngabura utuntu mbigenza uko, mba numva nyine nta kintu kiranesha umutwe kabisa. Abakobwa bagutesha umutwe? Ari gukundana n'umukobwa akakubwira ngo baby noneho urabona ngo ibintu byabaye ibisazi, nkeneye kugura imyenda, nkeneye ibi n'ibi, kandi hari n'abasore usanga barihaye intego ngo njyewe ntabwo nzigera nkoresha inzara z'umukobwa kereka niba azaba ari umugore wanjye tubana mu nzu, ntabwo nzagurira umukobwa telefone ihenze. Nyine aricyo cyemezo yafashe. Usanga nyine niba ntabwo nabagira icyemezo cyo kuguma bari single, ahubwo nimujye mureba indangagaciro z'urukundo rwanyu, kuko burya gusaba amafaranga umusore inshuro nyinshi bigeraho nawe akakwigaho, hagati ese umukobwa muramereza amafaranga bimeze bite, ayatwara mu ki, nyine yifuza kumenya mu mafaranga ikintu yamaze. Noneho hari no guteka umutwe ngo mama ngo yarwaye. Abakobwa dore Redbone abakoreye inama, arababwiye reka tujye mu gace kacu ka kabiri, ariko The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip. Ariko mbere yaho mujye muri comment section mutubwire kuri no topic twaganiriyeho cyangwa kuri no ngingo twaganiriyeho, abahungu rwose muri gutinda gushaka cyangwa muri kugira uruhare mu gutinda gushaka kubera iki? Reka tuyikomeze rero mu gace kacu ka kabiri, ariko The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip. Uyu munsi nta bintu birenze turi bukore, ariko kambanze nibarize Redbone, muri aka gace murasanzwe mubimenyereye ko mbaza umuntu ese ari gukeka ari gukora iki muri aka gace. Redbone, urumva uri gukora iki muri aka gace? Muri aka gace nakubeshye mbifitiye amatsiko. Ufite amatsiko, nta kintu uri gukeka? Uyu munsi rero bigiye guhinduka. The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip biterwa nuko ubyumva, bigomba guhinduka. Bigiye guhinduka gute rero? Redbone yatubwiye ko ari umutetsi kandi mwiza buriya, sibyo? Yego. Aka kanya rero, aka kanya nta bikoresho dufite,
ariko umuntu ashobora kukureba gutya akavuga ati nubwo uri umutetsi watugira nk'inama y'ibiryo bimeze gutya na gutya. Ugiye ubwo urajya bivuga mu mazina, ugiye kutubwira nk'ibintu wakoresha uteka. Ubwo ugiye kutubwira indyo imwe ku buryo nyine umuntu yayiteka akumva ni ibiryo biryoshye, ni ibiryo bihumura bimeze neza. Ugiye kubigishiriza kuri kamera, nta bikoresho bihari, nyine urabivuga ku buryo umuntu aramutse abikoze ahita avuga ati cya kiganiro narebye ya The Cocktail Challenge cyangwa The Cocktail Tip, iyo ngiyo ni tip narebye narabitetse koko birandyohera. Uwo muntu azagaruke muri komenti atubwire twagiye. Wenda nk'umuntu waba ukunda nka chicken curry, buriya chicken curry ifasha abantu kubyibuha. Ukuntu rero niyo mpamvu wandebye ugatuvuga ati chicken curry rwose niyo ugomba kurya. Impamvu nabikubwiye ni uko nyine wambwiye ngo nk'umuntu unanutse ni ibihe biryo yarya kugira ngo umubiri we wiyongere. Nizere ko bidahenze. Ntabwo bihenze cyane. Twatangiye. Ni ukuvuga ngo chicken curry ukoresha inyama z'inkoko. Ni inkoko, ufata inyama z'inkoko, ntabwo ari ngombwa ngo byinshi cyane, nyine ni dukeya. Mu rugero nka portion wenda y'umuntu umwe ubona nyine byaguhaza tu. Ugakoresha na bureba, ukabikaranga ku ipanu ku muriro muke ku buryo bitari buhindura isura, ku buryo n'ubundi inyama iraza. Inyama zikiri mbisi? Zikiri mbisi uzikaranga muri bureba zikaza n'ubundi. Ubwo bureba nk'ikigero kingana gute kwa kundi mujya mubipima nk'abashefu? Ikiyiko kimwe kiba gihagije. Kuko ugabanya akariro gake nyine bigashya n'ubundi inyama zisa umweru. Umweru. Hanyuma ugafata igitunguru cy'umweru ukagikoramo fine chop nyine buto buto cyane, n'ubundi ugakoresha bureba nk'utuvuta duke cyane. Wenda ufashe nk'akayiko gatoya bakoresha mu isukari, ukoresha nk'igice cya bureba yako kuzuye. Ubundi ugashyira mu ipanu cya gitunguru ukagikaranga, ugashyiramo n'akagarike. Hanyuma wakumva tungurusumu. Tungurusumu mbese imaze gushya ugashyiramo ka crème fraîche. Crème fraîche nyine abayizi barayizi. Hanyuma ugashyiramo za nkoko zawe. Utubwire ibintu byoroheje dore hari abantu bataba bazi ibyo bintu, wenda akavuga ati njyewe nkeneye gukora bino bintu kugira ngo bigende neza. Hanyuma wamara kuzishyiramo uhita ushyiramo amata makeya, wenda nk'igice cy'igikombe. Ukareka ugashyiramo nka kibe magi imwe. Nyine birabira ukabona ko bihiye. Iyo bimaze gushya dufata ka timerike ukagatoba mu mazi. Timerike kaba gasa nk'umuhondo ukagashyiramo. Umara kugashyiramo iyo bimaze gushya rero uhita ureba nka mayizina cyangwa iyo bakunda kwita ngo cornflour, naho ukayitoba mu mazi ukayishyiramo isosi ikegerana igafata, ariko ntabwo bifatisha cyane nyine ngo bifate cyane. Ni isosi nyine igomba kubifasha. Ubundi ibiryo byawe aho ngaho ugomba kurya kabisa. Ngira ngo mwumvishe ibiryo bibyibushye rwose, bitubwiye mu magambo make. Twizere ko tuzaza kubireba noneho tukabyereka abakunzi bacu bigaragara nyine bigaragara bimeze neza. Nzaza nje kubibatekera. Ryari ko mbisengera amatsiko? Nko kuwa kane bafite time. Icyo ni igice cyacu rero cya The Cocktail Tip cyangwa The Cocktail Challenge. Ngira ngo mwumvise tip, noneho uyu munsi ntabwo twakoze challenge, ni tip yo guteka
chicken curry ikaba ibyibushye, mwumvishemo breba ntabwo wayibura, inyama z'inkoko ntabwo wazibura, tungurusumu ntabwo wayibura, n'aga crème fresh n'amata. Ubwo ngende kwivugira ibyoroshye. Yego. N'amata ni hariya ya na crème fresh aba ari ingenzi cyane. Aba ari ingenzi cyane. Ibyo rero byoroheje nyaboneka. N'agatunguru k'umweru. N'agatunguru k'umweru, ariko icyo ushaka nacyo wakoresha icy'umutuku nta kibazo. Kuba ari igitunguru. Ariko nyine icy'umweru nicyo gitestinga fresh. Ngira ngo rero mwabyumvishe, Rideborn burya azi no guteka, muzajye mumutumira date. Sibyo uko bimeze. Hari abantu benshi bataba proud yo guteka ari abahungu. Kubera iki? So ni ukuvuga ngo nkanjye gutya mbizi iyo ngeze mu rugo ntabwo mba nshaka ko bimenya ko nzi guteka. Kubera iki? Kubera ko mama wanjye usanga nyine ari umuntu uri kumakaya cyane, nanjye mba nicare muri salo nyine simo nshaka, kuko mbere naramutekeraga ibintu byose nyine, hanyuma noneho iyo ngiye kumutekera ahita ambwira ngo negumire mu rugo. Kandi ntabwo byakunda. Yego, reka tujye mu gace kacu ka gatatu k'ikiganiro, ariko the hotel story time. Story time ngira ngo musanzwe mubimenyereye. Umutumirwa wacu atubwira bimwe mu bihe byiwe. Nimvuga mu bihe byiwe, hari nk'ikintu aba ari gutekereza cyangwa yaba yibuka yakoze ari nk'agatendo, ku buryo aho yicaye hose avuga ati ndasetse pe, cyangwa ndisetse. Icya gatatu, icya kabiri akaba ari ibihe bibi byamubayeho cyangwa ikintu kibi cyaba cyaramubayeho kikamubabaza, nimba atari ibanga, n'ikintu cyaba cyaramushimishije muri ubu buzima. Rideborn, ni igiki cyaba cyaragushimishije muri ubu buzima? Ikintu cyanshimishije cyangwa duherehe ni ibintu bitatu. Story time yacu, urahera ku kintu waba warakoze cy'agatendo, ku buryo n'isaha wicara ukavuga ati ndisetse. Ikintu cya mbere nakoze wenda urabona mbere nkiri umwana hari ukuntu twajyaga gutashya nko mu misozi, so twamara kujyayo tugatashya inkwi tukazizanira ababyeyi. Noneho umunsi umwe rero turagenda, tumaze kujyayo mahurira n'umukobwa mwiza nyine byatari. Icyo gihe ukiri umwana arebaga umukobwa ukavuga ati ni mwiza? Yananduta ndiyaminiya. Umukobwa ndamusuhuza turavugana, noneho bigeraho nyine turakundana, ariko njyewe nkaba nzi ngo urabona abana bataba bafite amarangamutima menshi cyane. Umukobwa kumbe nyine bifata nk'ibintu bisanzwe. Rimwe rero naje kumutungura, mubwira ati ese ko tumaze igihe kinini dukundana, buriya tuzabana ryari? Ikintu cya mbere yaje kumbwira, abanje araseka, arasohoka hanze araseka, arambwira ati wowe uracyari umwana ntabwo byavamo. Numva nyine nk'umuntu wari umaze kwiyumva nisimira nk'umuntu wabaye ukuntu. Waranarize ibyataye. Nimba atari ibanga ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 12. 12? Umukobwa yari afite? Gasha yari mukuru, ahari wenda ntekereje imyaka yari afite ishobora kuba yari nka 22 cyangwa 21. Imyaka 19 yakurushaga. Kuko nyine nahoraga mubona. Ikintu cyaba cyarakubabaje nimba atari ibanga?
ikintu cyaba cyarambabaje ni ukurara hanze. byari byagenze gute? Hari ukuntu nakoraga amafuti mu rugo kuko papa yari umuntu uduhana cyane, avuga ati rero kugira papa atankubita reka nigendere, ngafata umwanzuro wo kujya kwirahira hanze, imbeho ikankubita nijoro. Noneho umunsi umwe imbeho yarankubise ndi hafi yo mu rugo, mpabona umumama wakajya uza mu rugo kuduteza imyuka mibi. Mu gitondo nyine ndamubona ndanamukanga arirukanka, ariko mu gitondo nabyutse narwaye, ntabwo nigeze mbibwira mu rugo. Wahise urwara? Ntiwabibwira iwanyu? Kugeza n'iyi saha ntabyo bazi, ntabwo babizi. Ntabwo bazi ko yazaga kuduteza imyuka mibi. Nyine urumva ibintu byo mu cyaro hari ukuntu umuntu baza nko kubyinira ku muryango. Bya bindi ngo ni ugucuragura. Biriya bita gucuragura. Ndamubona tunahuza amaso, aragenda. Uwo mukanzi utese ngira amatsiko, uwo mukanzi utese. Ni ukuvuga ngo mu rugo igikoni cyari kiri nk'ahara n'ubundi kirebana n'umuryango. Noneho ahantu twatekeraga yabaga ari hano ku nguni uruhande rw'umuryango, kuko nari ninjiye mu gikoni mbura ahantu na hamwe hashyushye. Ndavuga ati reka negere amashyiga, ndicara n'ubundi narebaga ku muryango. Ndavuga ati wenda sister nasohoka hanze kwihagarika ahita ninjira mu nzu. Ngiye kubona mbona uwo mubyeyi nyine yaraje, twakubitanye amaso, mbera nk'umuntu ubaye uhuye n'igihunga, arangije ahita agenda. Mu gitondo mbyuka nyine no kumva ntazi ukuntu umeze. Rero mama nyine ni umuntu wakundaga kumbaza ukuntu umeze, dutera story, ariko nambwiye ati ndi kumva ameze nabi nyine, ajya kungurira ibinini biroroherwa. Yego, ikintu cyaba cyaragushimishije? Ikintu cyaba cyaranshimishije nacyo. Ntabwo urishima? Wapi? Byagenze gute? Ni uko ubuzima bwanjye, njyewe ubuzima mbamo rero ni ubuzima nyine buba budashimishije, nanone buba butanababaje. Amadi mwaho hagati nyine umunsi tu, ku buryo nta kintu uvuga ati wenda kino kintu cyo navuga ko inshuro imwe cyaba cyaranshimishije. Urabona ahantu bituruka byose, nko kuva kera njyewe ntabwo nakunze kwicarana n'abantu ngo tuganire, cyangwa unsange ngo ndi gukina n'abandi bana, cyangwa ngo unsange nyine rero wa muntu uhora wiyicariye nyine ureba abantu batambuka abandi gutyo nyine tu. Nyine byabaga bigoye kugira ngo mbone nishimye ndi guseka. Reka tubashimire rero mwese twabanye muri iki kiganiro cya The Cocktail. Twabanye muri The Cocktail Topic. The Cocktail Challenge cyangwa tip, ngira ngo mwabyumvise ukuntu wakitekera chicken curry ukoresheje amata, igitunguru n'ibindi byinshi mwagiye mwumvamo. Twabanye no muri The Cocktail Story Time, aho yatubwiye ko umutumirwa w'uyu munsi aratangaje. Yatubwiye yuko nta munsi n'umwe yigeze yishima mu buzima. Ni ibintu bitangaje kubona umuntu utarigeze wishima. Ni ibintu nyine bitangaje, nanjye birantangaje. Ariko reka mbanze mushimire wongera ati wakoze cyane kuza. Nakoze cyane Ange. Yego, reka dushimire mwebwe mwese muba mudukurikiye kuri YouTube channel yacu, kuri The Next TV. Ugenda ukore subscribe, share, comment, wibuke gukanda no kukazogera kugira ngo notification zijye zikugeraho 5/5. Ni Ange wanyu nk'ibisanzwe, tuzahure mu kindi kiganiro. Ciao ciao.